Yes, nk'uko urimo kubibona rero kuri iyi video cyangwa se nk'uko wabibonye kuri description y'iyi video, mbere y'uko uyifungura ndakeka wasomye title twakoresheje ndetse ukareba n'ifoto twe twahashize. Ni inkuru rero igiye kuba yatrendinga, ni inkuru igiye kuba yakwirakwira mu gihugu hirya no hino hose, bitewe n'uko ari inkuru navuga ko ari inkuru idasanzwe, aho byashoboka ko waba nawe utari kubyemera uvuga ngo ibi bintu ntabwo byabaho, cyangwa se uravuga ngo aya mafoto ntabwo ari aya nyayo, ni amafoto ya fake. Tukakubwira ko nuko iyi ari inkuru ya nyayo, ari inkuru igiye kuba yakwirakwira mu gihugu hirya no hino hose, bitewe n'uko rero twebwe tuyibonye mu ba mbere. Niyo mpamvu twemeye kuvuga ngo tuyibagezeho kugira ngo mubashe kuba mwamenya amakuru y'ibijya mbere. Rero ni inkuru yizewe, ndabizi ko nawe ugiye kuba wabyemera bitewe n'uko tugiye kubanza twakwereka video cyangwa se tukagushyira mu video yafashwe, ndetse n'andi mashusho menshi cyane agiye atandukanye yafashwe, kugira ngo uze kuba wakwemera ko ari ibintu bya nyabyo. Ni ibintu rero twavuga ko ari ibintu bibabaje, ni ibintu twavuga ko atari ibintu bya nyabyo, kuko ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu kibabaje cyane, by'umwihariko ku bantu bose dukunda Vestina. By'umwihariko ni ikintu nabwo ko kiri buze kutubabaza nyuma yo kureba iyi video yafashwe mu buryo bw'ibanga, ndetse n'andi mafoto menshi agiye atandukanye yaje kuba yafatwa mu buryo bw'ibanga. N'amafoto rero cyangwa se na video twabonye, turavuga ngo rero reka twemere tuze tubibereke, nubwo ari ibintu bitemewe twavuze ngo reka twemere twishe mu kaga, cyangwa se tuze kuba twakwirengera ikindi kintu kibi cyose cyabivamo, kugira ngo tuze kuba twabereka ibijya mbere mubashe kuba mwabibona. Yes, ndavuga ko ari ibintu byo gushyira ubuzima bwanjye mu kangaratete, kuko urabizi ni ibintu bishobora kuba bitemewe, aho abantu bamwe bagenda bavuga ngo ni ibintu byo guharabika, abandi bagenda bavuga ngo ntabwo ari byiza gushyira privacy cyangwa se amabanga y'umuntu hanze. Gusa n'ubundi iyi foto twayikuye cyangwa se n'izi video twazikuye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Turavuga ngo rero tuzibanye mu wa mbere, byaba byiza nawe uje ukaba wabimenya, ukamenya ibijya mbere, ndetse ukanamenya ko abantu bagenda bahinduka, utapfa kwizera umuntu. Rero ni byiza kugira ngo ibiriho bijye bivugwa nk'uko kuko abanyarwanda bivuga, akariho karavugwa. Rero twihuse mu nkuru twabazaniye, mbere yuko tubashyiramo iyi video cyangwa se mbere yuko tubereka aya mafoto yandi twafashe, ndagira ngo manze nkubwire uko ibintu byatangiye. Nk'uko mubizi, naho Vestina n'umuvandimwe we Dorcas baba bategerejwe, cyangwa se bari barateguye igitaramo baba bagiye gukorera mu gihugu cyo hanze, ndavuga igihugu cya Canada, bise Yebo concert. Ndakeka ko ari ibintu ushobora kuba uzi niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko byaramamajwe cyane, nubwo nibyo bintu biri kugenda bitrendinga, yuko uyu Vestina n'umuvandimwe we Dorcas bari mu gihugu cyo hanze, mu gihugu cya Canada, aho bari gukora igitaramo, aho ari igitaramo gikomeye cyane. Ndakeka twarababwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho bahagurutse hano mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi ishize ku kibuga cy'indege. Twarababonye, twagiye tubona amafoto agiye atandukanye, aho bahagurutse bari kumwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, aho twabonye ko uyu Vestina yari kumwe n'umugabo we Idrissa Ouedraogo, nk'uko mwabibonye ku ifoto, ndetse n'abandi bantu babaherekeje. Ikindi Aisha mwaramubonye, ndetse bivuga ko uyu we yajyanye nabo hariya mu gihugu cya Canada, aho igitaramo kigiye kuba cyabera. Rero twagiye tubona n'abandi bantu, Irene yari ahari, n'amafoto twagiye tubereka. Ndakeka ko niba utarabonye ayo mafoto, cyangwa se niba utari ubizi, wagenda ukareba muri video zacu. Ndakeka ko video duheruka gukora ari video twari turi kubabwira byinshi byerekeranye n'urugendo rwabo, aho baba bagiye gukora, cyangwa se aho bagiye muri icyo gitaramo Yebo concert kiri kubera hariya mu gihugu cya Canada. Rero twabwiyeho byinshi, ni abantu benshi bagiye babibona, ndetse bibaza ku kintu cya kibaye, bavuga ati ese kubera iki umugabo wa Vestina aba asigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibintu byinshi abantu benshi bagiye bibazaho, bakagenda bivuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko ni ikintu kidasobanutse, kuko bo ubwabo nta kintu babyivugiyeho. Rero ni abantu benshi bakomeje kugenda babyibazaho, bavuga ngo ni ibibazo by'amafaranga, abandi bakagenda bavuga ngo ni izindi mpamvu zatumye uyu mugabo we asigara, kugira ngo koko bana b'abakobwa cyangwa se Vestina na Dorcas bajyane n'uriya inyindi Aisha, umugabo wa Vestina we Ouedraogo, abashe kuba yasigara. Ni ikintu koko nawe ushobora kuba wakwibazaho. Rero ni ikintu koko wakwibazaho, ariko nta gisubizo gifututse, cyangwa nta gisubizo cya nyacyo gihari. Icyo usabwa nta kindi rero ni ugukanda subscribe kuri umuyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba ari gukwirakwira hirya no hino, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nibwo tamasemi ndavuga hanze y'u Rwanda. Ni amakuru aba yizewe, nk'uko mubizi dukora ku binyamakuru bisura inkuru mu buryo bwanditswe, ndavuga nka Mama Rwagasabo, igihe.com, Kigali Today, ndetse n'ibindi byinshi bisura inkuru mu buryo bwanditswe, natwe tukazibagezaho
mu buryo bw'amashusho. Rero icyo twakubwira nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo izo nkuru zose ujye uhora uzibona ku gihe kandi mu ba mbere. Ntacyo twakubwira rero usibye twabanye usibye kubwira ngo ukomeze utegereze mu kanya gatoya aho tugiye kuza kuba twabereka amavideo ndetse n'andi mafoto twafashe nk'uko wafunguye iyi video cyangwa se nk'uko wabonye description y'iyi video ari byo uje kureba. N'ubundi ni ibintu tugiye kuza kuba twabereka mu kanya gato. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe. Ciao ciao.